Hi guys, ni The Main TV, akaba ari YouTube channel nshyashya igiye kuzaza ibagezaho ibintu bijyanye na tekinoloji. Nabashishikariza rero kuzaza munkurikira, mugakora subscribe, mugakanda no kukazogera kugira ngo video nshyashya nzashyiraho muzaze mubasha kugira gute guhita mubona notification, kuko ni video zizaza zibigisha ibintu bijyanye na tekinoloji. So uyu munsi rero tugiye gutangira dufungura Gmail account kuri telefoni zacu. Murabizi neza yuko hari abantu benshi muri kino gihe basigaye biba telefoni cyangwa se bakayiforomata, ugasanga abuze data ziwe zose, abuze video, abuze amafoto, abuze data ziwe kandi z'ingirakamaro, akaba ari nk'umuntu wakoraga mu biro ugasanga utuntu twe turabuze. Guhera uno munsi nukora subscribe kuri ino YouTube channel yanjye, ugakanda kukazogera kugira ngo ujye uhabwa amakuru, ndetse ukanandika muri comment icyo nzakwigisha ubutaha. Tuzagenda tubana nkwereka uburyo ibyo bintu bitazongera kukubaho. Nuzaza utakaza telefone, uzaza wongera nugura iyindi cyangwa nubona iyindi wongera ufungure email kuri telefone yawe, ibintu byose bigaruka uko byakabaye. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo wa creatinga Gmail shyashya. Then noneho ubutaha muri video yacu itaha tuziga uburyo wafata data zawe cyangwa se amafoto yawe cyangwa amavideo cyangwa se ibirori wakoze cyangwa amalink, then ukabibika kuri email. Tuzagenda rero tureba video zitandukanye kandi nziza. Ndabashishikariza gukora subscribe then tugakomezanya. Let's start. Nimba rero wari usanzwe ufite Gmail muri telefone yawe, ubwo ngubwo video ikurikira ntizagucike, wiregistre then tuzakomezanye video yacu itaha. Ariko ku bantu batafite Gmail account, ubwo tugiye gutangirana. Iyo ufite rero email na password, tuzanira uburyo wagarura password warayibagiwe cyangwa se wagarura email yawe warayibagiwe. Reka duhere ku bantu bashyashya bataragira email muri telefone zabo. Urandika muri telefone yawe, urajya muri Google, dore reka dutangire. Urajya muri Google Chrome cyangwa se kuri Google isanzwe cyangwa se kuri browser ariyo yose waba ufite, wandikemo create Gmail account. Numara kwandikamo create Gmail account, urahita ukanda kuri next cyangwa se kuri go, biterwa na telefone na keyboard ya telefone yawe, kuri next cyangwa kuri go. Then urahita ubona ahangaha handitse create a Gmail account, urahita uhakanda. So kubera ko njye nari nsanzwe mfite Gmail account, nawe wenda ushobora kuba wari usanzwe uyifite ushaka gukora iyindi. Iyo usanzwe uyifite uhita ukanda ahangaha hari agafoto kanjye, hano hejuru hano hari agafoto kanjye, niho uhita ukanda, ukahakanda. Wamara kuhakanda noneho ugahita ubona ahari agafoto, noneho ukamanuka ukaza ahangaha kuri add another account, ugahita uhakanda. Iyo rero udasanzwe ufite email, hariya hari agafoto haba handitseho sign up cyangwa se handitseho sign up, none ugahita uhakanda, ugahita ucreatinga email nshyashya. Uvuga ngo nyine na account yabaga nayo wari ufite, hariya hari agafoto, nta kintu kiba kiriho hano hejuru. Ubwo iyo usanzwe ufite email ushaka gucreatinga indi shyashya, ubwo abafite email imwe bashaka iya kabiri, ubwo bahise babyungukiramo, ukanda kuri add account to device, ugategereza. Ubwo nuvuga ngo iyo ufite password muri telefone yawe barayigusaba, iyo ukoresha fingerprint urayikora, ugahita iba register. Ngewe nkoresha partner, then nkategereza kugira ngo ya pattern ibe confirmed,
then ukajya iyo ufite email uyishyiramo, iyo utayifite cyangwa se ushaka gucreating iya kabiri uhita ugira gute, uhita ukanda kuri create account, bakakubaza ese urashaka personal use cyangwa se business cyangwa work, ni ukuvuga ngo urashaka iyawe cyangwa urashaka iya company y'akazi. Njye rero ni personal use cyangwa se ni iyanjye, ntabwo ari iya business. Ugahita nkanda kuri personal use, bakansaba izina, ukandikamo wenda Bigirimana, Bigirimana. The second ukandikamo we surname, irindi zina ryawe. Ushobora kubanza ibyo twita ngo ni Kristo, ibiti depend, amazina yashyiramo uko ushatse nta kibazo, ariko ubundi iyo bavuze first name ni zina twita ngo ni irya Kristo. Cyangwa se yes. Noneho aha kabiri ukandikamo irindi, wenda tuvuge ni Jean Claude, Bigirimana Jean Claude. Yes, warangiza ugakanda next. Wamara gukanda next bakubaza umunsi wavukiyeho, bakakubaza ukwezi, umwaka, wenda tuvuge umunsi ni iya mbere 01 ya mbere z'ukwa kabiri, wenda biterwa n'igihe wavukiye, wenda umwaka w'ibihumbi 2000. Jenda ukavuga ati wenda ahangaha baguhaye jenda zitandukanye, uri umukobwa, uri umuhungu, biraterwa. Njye ndi umugabo, ni ukuvuga ngo ndi umuhungu, ndi igitsina gabo. Nkahita nkanda kuri next, bakaguhitishamo. Rero ahangaha uritonda, kuko iyo ugeze ahangaha baba baguhaye amazina abiri niyo aba ahari. Ubwo Bigirimana Bigirimana Jean Claude babaye benshi, barijistarinze ari benshi, wowe habasigaye aya mazina abiri niyo uhitamo. Wenda ukuvuga ati ngiye ndahitamo iri ngiri rya Bigirimana Jean Claude 662, cyangwa se ndahitamo B Jean Claude 740, ngiye ndahitamo Bigirimana Jean Claude 262. Ushobora no bakanaguha n'iyindi option uko wa creating yawe. Ubwo ngiye wenda reka creating yanjye, wenda nandikemo ngende yanjyohera, wenda nandikemo Bigirimana wenda J yonyine 01 gmail.com, ndebe ko bayimpa, barayanze. Nandikemo Bigirimana wenda 07 yo ibihari gmail.com, ukareba barayanze. Ubwo turahitamo iya mbere. Iyo ugerageje ukabona barazanze, creating yawe ukabona barazanze, cyangwa se wenda dushobora kuba tutashyizeho gmail, iri hari wenda ari example, katugerageze hose turebe. Bigirimana gmail.com gmail.com yagiyeho kare, ndi kugira inyuguti ntoya, hano naho kamaking ashobora ko biri ko na distance irimo. Urabona ko yanze, turahitamo iya mbere. Iyo uhisemo iya mbere rero izindi zanze, uhita ukanda next, bagahita bakubwira ucreating password iri strong. Ubwo ucreating password, wenda tuvuge ngiye ndandikamo Jean Claude bifatanye. Ukanda iyo uri kwandika gutya baba baguhishe, kugira ngo ugaragaze password utaza kuyibeshyaho, ukanda kuri aka box. Ubu none ukagaragaza password uri creating, Jean Claude
wenda bagusaba iri strong, ubwo wenda ugashyiraho Jean Claude wenda agatangaro 1 2 3 ugahita ukiriyetinga password ugakanda next, then ubu ngubu biba byarangiye uhita ukanda kuri agree, ukaba wabonye iki, wabonye Gmail yawe ariyo Bigirimana Jean Claude 265. ubwo nuvuga ngo ahangaha uba ukiriye, iyo ukanze kuri agree uba ugize gute, ubu creatinze new Gmail account. ubwo nuvuga ngo ngiye impamvu nakanze agree nuko mfite ama email agera kuri 3. okay, reka nkande agree kuko iriya yo oya, nkanze kuri agree nabanye creatinze kandi nta nubwo nayibaruye ku mazina yanjye, bivuze ngo naba ndi kwicira amazina y'uyu muntu. So icyo gihe rero ubutaha noneho tuzarebe se ni gute wayiprotectinga, wayirinda aba hackers, ukongeramo nimero za telefoni yawe, ukongeramo recovery email yawe, nuvuga ngo ni ya email bazagusaba nuba wabuze password, bazagusaba nyine iyindi email ukoresha kugira ngo barebe nimba atari umuhaka cyangwa nimba atari umuntu ushaka kugutuburira. ubwo ni uburyo bwo kuprotectinga cyangwa se bwo kurinda account yawe ya Gmail. So mwakoze rero, ubu nibwo buryo bwo gucreatinga Gmail account kuri telefone yawe. umuntu twatangiranye yabibonye, nawe nimba uje aka kanya watangira video yose ugakora subscribe, tukajyana ubutaha muri video itaha tuzareba ese ni gute wabika amafoto kuri telefoni yawe ukoresheje Gmail muri telefoni yawe. Mwakoze, bye bye, ndabakunda.